Yesu ashimwe, ndabasuje mwese mu izina rya Yesu Kristo. Ndi kumva ari ibyishimo bidasanzwe kubona mpuriye nawe hano. Impamvu Imana yakuzanye ni ibizi, ishobora kuba yakuyoboye. Ibiri kubera ku ma YouTube ni byinshi, ariko hari impamvu waje hano. Nagira ngo rero ntego ugutwi hano, nta kindi dukora, dusangira ijambo ry'Imana tukariganiraho. Uyu munsi rero ndashaka ko tuganira ijambo ryitwa kubura. Hari igihe Imana itubaza ngo urihe. Ni kurema ku isi igice cya 3, Imana yahamagaye ngo uwo mugabo, umurongo w'9, ngo Imana ihamagara uwo mugabo iramubaza ngo urihe. Iyo umuntu akubaje ngo urihe, ni ukuvuga ngo abafite ahantu ahurira nawe, abafite ahantu yahuriraga nawe, mwaganiraga se mukabana. Kenshi ari ubwo Imana duheruka dukizwa cyangwa igihe runaka, ariko ikongera ikabura ahantu yongera kutuganiriza nayo igitura. Bijya bibaho akenshi. Rero impamvu aba ari nyinshi, abigeze ziterwa nuko twayiburiye umwanya. Tuba turi mu byaha ariko tukayibura umwanya, cyangwa tukaba turi kure yayo mu byaha, nka wa mwana w'ikirara ngo yagiye ngo asigase asaba umugabane we ajya kubyangiza. Hari igihe kenshi rero impamvu aba ari ebyiri: kubura umwanya w'iby'Imana cyangwa kuba twaragiye mu byaha. Imana rero yabajije Adamu nguriye. Imana ngo kera yajyaga ikamusanga muri Edeni, ikamuganiriza, ikamubwira ngo bite bigenze gutya, amakuru nyine. Ariko rimwe iramubura. Byatewe n'iki? N'ibyaha. Cya kindi kimwe nababwiye muri Bibiliya. Yari yakoze icyaha atumviye Imana, arangije atangira kwihishahisha. Hari igihe tuba mu buzima bwo kwihishahisha Imana kandi tureba, ariko ishaka ko tubyemera. Ngo aje ngo urihe, irangije ibaga atangira kwifukafuka, ibaga intama iramwambika. Iriya ntama isobanura Yesu Kristo. Ishimwe rero Imana yacu ko Yesu Kristo agihari. Iyo twatangiye kwihana tugarutse ku Mana, irongera kandi ikatwambika. Sinzi rero aho uherereye muri abo bantu babiri. Ushobora kuba ubuze, warahuze cyane, cyangwa se waragiye mu bindi bihe Imana itishimira. Amen. Reka rero tugendere muri Zaburi ya 91, turayisengeramo nk'uko ntuze kubikora, ariko ndagenda nko bike bike uko numva mwuka yanyoboye. Zaburi 91 yaramfashije cyane, n'ubu ikimfasha. Ijambo ry'Imana iteka rihora ririsha. Wenda nawe si ubwa mbere uryumva, ariko reka twongere kandi twibukanye. Haravuga ngo uba mu rwihisho rw'isumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Hano harimo amagambo abiri, ngo uba mu rwihisho rw'isumba byose. Isumba byose tuzi ko ari Imana, ariko ngo uwo muntu uhaba azahama, ni ukuvuga ngo uwemeye kuhaba. Hari igihe kenshi twirara tukagira ngo twarayemeye kandi niho duhamye. Hari igihe rero haba izi imbaraga zo kudukura aho hantu twakagombye guhama. Izo nizo mbaraga ngiye kuvuga, n'ibyiza dukura iyo twahahamye. Yesu ashimwe. Guhama bisobanura kuguma ahantu, kutahava, kutaba nyamujya n'ino. Akenshi rero abana b'Imana tugira umwuka wa nyamujya n'ino utewe n'imbaraga zishaka kutuvana muri rwa rwihisho. Urwihisho ubundi ni ahantu umuntu aba hakamurinda ibyago, hakamurinda amakuba, hakamurinda ibiri gutera. Umanutse hano mu mirongo aravuga ibyorezo, akavuga ibyago bitera mu mahema. Ihema rishobora kuba ari umubiri wawe, ishobora kuba ari igihugu cyawe, ishobora kuba ari urugo rwawe, ngo abantu 1000 bazagwa, ariko nta cyago na kimwe kizegera ihema ryawe. Uzabiremesha amaso, ariko ntacyo bizagutwara. Rero kuba mu rwihisho ni igihe wemeye ko Imana ikuyobora, ukaba munsi y'isumba byose. Iyo turi aho ngaho turarindwa. Iyo turi aho ngaho ibyago birazana ibitugireho imbaraga. Yobu niwe yari ameze neza, ariko Imana yemera ko ibyago bimuzaho. Sinazi ko ibyago bitaba ku bana b'Imana. Ibyago biraza n'ibigeragezo, ngo ariko Uwiteka agira ate? Abidukiza byose. Icyo twe dusabwa rero, inshingano zacu ni iki nk'abana b'Imana? Ni uguhama muri icyo gicucu, tugahama muri urwo rwihisho rw'isumba byose, tukahaba ikatuyoboza inkoni zayo. Ijambo ry'Imana riravuga ngo inkoni yayo nako. Ijambo ry'Imana riravuga ngo intama zanjye zizi kumva ijwi ryanjye. Iyo uba mu rwihisho rw'isumba byose, nubwo waba uri mu kivunga cy'abantu, nubwo waba uri mu itorero ry'umwuka, nubwo waba uyobowe n'umuyobozi utacyumva Imana, icyo gihe ibi byose, izi nyungu zose urazibona. Ngo ndabwira Uwiteka n'urubuhungiro bwanjye n'igihome kinkingira.
ntugatanga rero ahantu abana b'Imana bakura imbaraga, cyangwa se igihe nawe wumva wiringiye Uwiteka kubera igihome. Zaburi ya 2 avuga ngo Uwiteka ni wewe ngabo ndende inkingira, kandi ni wowe wegura umutwe wanjye. Hari igihe twegamikwa n'ibihe, ariko kubera ko dufite Uwiteka akatwegura umutwe, tukagenda twemye. Mugani wa muririmbyi. Amen. Haravuga ngo kuko ari wewe uzagukiza ikigoyi cy'umugoyi na mugiga irimbura. Ni iki kigutuma wewe umva ufite security kumva ko ibi byose bitazakubaho? Mugiga zirazana n'ibigoyi bikaguhitana. Simvuze ko abana b'Imana batarwara, ariko Yesu Kristo yaravuze ngo mutinye icyica ubugingo kuruta icyica umubiri. Tuzapfa igihe Imana izaba yaratugemneye, ariko twebwe dufite ibyiringiro kubera ko turi muri rwa rwihisho. Ijambo uyu munsi rikatubwira ngo urihe. Ese uyu munsi waba ukiri muri rwa rwihisho cyangwa waruvuyemo? Ese waba ukiri muri cya gicucu? Hari igihe tuva mu gicucu ubundi kikurinda izuba, kikakurinda imvura. Ni ahantu winjira kugira ngo utagerwaho n'ibyago. Imana yacu rero nibwo rwihisho dufite, nta zindi mbaraga twemeye kwirata. Biravuga ngo bamwe bazirata amagare n'amafarashi, ko twe tuziringira Uwiteka. Iyo ufite Uwiteka ngo igihe ubwoba, ngo igiteye ubwoba cyane ijoro ntikizagushikira, ntikizagutinyisha. Ukomeje ukagenda ni mirongo igera nko ku 10, ngo kuko nta kibi kizakuzaho, kandi nta cyago kizegera ihema ryawe. Ihema ryawe n'ubugingo bwawe. Ariko mwene data, ijambo uyu munsi irakubaza ngo urihe. Aho ni waba uri muri ba bantu birara bakaba baragiye kure. Uyu munsi twibukanye nge nawe, twongere tugaruke hahandi mu kibanza cyiza. Umwana w'ikirara yagiye mu kibanza ajya mu gihugu cya kure, asiga se. Iyo twasize Imana tuba twavuye aho Imana tuba twavuye mu rugo. Amen. Ntuzatanga rero iyo umaze igihugu uti ko ntacyumva Imana, biba byatewe nuko hari ahantu wigeze kuba, hari ibihe wigeze kubana nayo. Hari igihe wakiraga ijambo umutima ukamera nk'ubutaka bwiza. Hari igihe tuterekwa, hari igihe tutumva ijwi, ariko tukaba turi ahantu Imana iwacu imbere, mu mutima iwacu imbere. Bibiliya iravuga mu Kirundi ngo ibyina havugana n'ibyina, uvuga ngo imuhengeri havugana n'imuhengeri. Iyo uri kumwe n'Imana uramenya ko muri kumwe, kandi ukumva ko urinzwe. Igituma abantu bagendera mu bwoba bakumva ko abarozi bagiye kubica, ko ibibi bigiye kubageraho, nuko baba batakimenya icyo Imana ibavuga. Ubumenyi buke nabwo butuma ugendera mu bwoba. Ariko hari igihe uba ubizi neza mu mutima wawe ko wavuye hahandi mu bwihisho. Waba ukiri mu bwihisho? Umunsi ijambo riratugarura tugira ngo dusubire kandi mu bwihisho, dusabe imbaraga zo guhama. Amen. Ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi w'Isiyoni utabasha kunyeganyezwa. Tugomba kuguma ku Mana tunyeganyezwe n'ibihe. Ibihe ntibikatumaremo imbaraga zo gukunda Imana. Ibihe ntibikatumaremo imbaraga zo kuva mu rwihisho. Ibihe hari igihe bituvana mu rwihisho kubera kurambirwa, kunanirwa, ugashaka inzira za bugufi, ugashaka uburyo wabigenza neza. Umva wowe uri umuntu Imana imaze gusogongera. Ese byabiye mwabanaga mu uzabishira? Ntibishoboka ko wabyibagira. Ntibishoboka ko burundu urimo ikaravuga ngo nta mukira musagwa ngo arangirireyo. Nubwo yagwa 7 arongera kandi akabyuka. Kubyuka kwa gushobora kuba ari uyu munsi. Hari iby'Imana igusaba. Kuba mu bwihisho nukumvira Imana. Kuba mu bwihisho nuguhama. Kugira ngo uhame nuko gahoro ugenda umenya ukuri kw'Imana ukakugenderamo. Ngo tugendere mu kuri twasohoyemo. Dusaba imbaraga zo guhama nukugumayo. Nukuvuga ngo nugufatira, nukutarekura. Uyu munsi hari imbaraga zo kubivamo no kubijyamo, kubisubiramo no kubivamo. Ariko uyu munsi Imana irashaka kuhama, ugire direction y'Imana. Nta kiza nko kuba umukristo uri mu itorero ryiza ry'umwuka, ariko uzi neza ko Imana mu birimo neza, muri kumwe nayo neza. Hari igihe dukorera Imana tugononwa, ducitse intege, tutakiyumva ariko dushimisha abantu. Twakwiringira abantu, tukiringira kugira itorero risa neza, abashumba beza, iwacu, ariko Imana yaradushatse ikatubura. Iduheruka tugikizwa, iduheruka cya gihe tukigendana nayo gusa. Reka noneho usimbuke ngere ku murongo wa 13. Haravuga ngo uzakandagira intare n'impamo, uzaribata umugunzu w'intare n'ikiyoka. Iyi ni ijambo rikubwira uza no kuvuga ngo bizaza imbere. Imana iramenya n'ahantu tugiye gukandagira, ikamenya ko tugiye kujya ahantu habi.
Yesu niwe wasinze ngo kino gikombe kindengane, nuko yari afite amaso y'umwuka. Hari igihe Imana ikubwira amagambo agukomeza. Iri jambo nigeze kurihabwa ngiye ahantu, Imana arambwira ngo uzakandagira umugunzi w'intare n'ikiyoka. Ryari ijambo ry'isezerano, kubera ko Imana yanjye yabonaga ahantu ngiye kujya, irambwira ngo uzakandagira umugunzi w'intare n'ikiyoka. Hari igihe Imana iguha nawe amasezerano bitewe n'uburyo mwanywanye, uburyo mwagendanye, uburyo wayambaje, uburyo wayishyize imbere urugendo rwawe, akakubwira ngo uzakandagira. Yari ibizi ko ngiye guhura n'ikiyoka, yari ibizi ko ngiye guhura n'umugunzi w'intare, ariko niyo mpamvu twitwa abanesheje, kubera ko turi abantu bagendana amasezerano. Turi mu rwihisho rwisumba byose, mu Kirundi niko bavuga, turi mu rwigobeko. Ubwo rwigobeko rero ntukaruvemo, uruhamemwo. Uyu munsi usaba imbaraga zo guhama, nunahava ubisengeremo, urikomerezemo. Ku murongo wa 14 aravuga ngo kuko yankunze akaramata nicyo nzamukiriza. Uzi ko gukunda Imana kwawe ibimenya, irabimenya ko wayikunze, kuko hari ikiguzi watanze ubuto bwawe, utanga umwanya wawe, uheba ibintu byose kugira ngo ugume muri rwa rwihisho, muri rwa rwigobeko. Urwigobeko rusaba ikiguzi, rusaba gutanga umwanya, rusaba kubyuka amajoro, rusaba kumvira Mwuka Wera. Ibyo byose ni imbaraga, kuko Paul yavuze ngo icyo umwuka ashaka si cyo umubiri ushaka, ariko Imana irashaka ngo uyikunda akaramata. Kuyikunda akaramata nka kuriya Dawidi na Yonatani bakundanye ngo bakamera nk'uduti dukubiranije. Imana yacu dukwiriye kuyikunda, ntihakagire ikidutandukanya n'Imana. Ngo uduti dukubiranije niko Dawidi na Yonatani bari bameze, ngo barakundanaga akaramata. Dukeneye rero gukunda Imana yacu akaramata. Imana yacu n'urukundo yaradukunze, ariko imbaraga zituvanaho. Ngo Satani ameze ngo nk'intare ishaka uwiconcomera, ikakugendagendaho, ikabyuka kugendagendaho, mu kazi kawe kakugendagendaho, mu gihugu cyawe ahantu bituriye, mu rugo rwawe, kugira ngo ikumire kwambure za mbaraga, nawe utakaze rwa rwihisho. Ariko ntuhaba uzaba proteje. Satani azaza asanga urumuriro, azaza asange ntuhari. Ngo kuko yankunze akaramata nicyo nzamukiriza. Icyo gusa kizamanura Imana igihe gikwirize kugusubiza. Gukunda Imana akaramata. Hari igihe dukunda Imana ikabimenya, natwe ubwacu twamenya ko yadukunze. Imana irashaka kuyikunda akaramata. Ese waba waragabanije urukundo? Hari itorero rimwe Yesu yandikiye ari gutuma Yohana ngo wibuke urukundo rwawe rwa mbere. Kenshi turashuhira Imana, tukagira ibihe gutya, Imana yaduhaye ama emotion, ariko ijambo ry'Imana rikukubwira iki muri ibyo bihurimo, kugira ngo unanirwe kuyikunda akaramata. Hari igisezerano turivamo, nk'uko umugore n'umugabo basezerana bakavuga nzagukunda mu gihe cyoroshe n'igikomeye, urwaye uri muzima, mu butunzi no mu bukene. Niko n'Imana yacu tugira alliance nayo, tukayihitamo, bityo nayo ikaturinda, ikatuzigama, ikatubesha muri rwa rwihisho, ikatubika mu mababa yayo. Uze gusoma iriya mirongo yindi. Ngo azanyambaza, ngo zamushira hejuru kuko yambaje izina ryanjye. Habaye igihe byo gushirwa hejuru giturutse ku Mana, kubera ko ngo wambaje izina ryayo nicyo kizatuma igushira hejuru. Amen. Ngo kubera ko warikomeje, gukomeza, gukizwa no gukomeza no kwemera izina ry'Imana. Wari uzi ko hari abahakanyi batemera izina ry'Imana. Wowe rero niba warahise mu Imana, ngo izagushira hejuru, ngo kuko yemeye izina ryanjye. Kwemera izina ry'Imana ni ukuvuga ngo ndakwemeye kuri Imana y'amaboko, ndakwemeye ko ushobora byose, ndakwemeye ko ari wowe ufite ijambo rya nyuma ku buzima bwanjye. Niyo mpamvu Imana ngo izagushira hejuru. Gushirwa hejuru ushobora kuba ari ukugukuza mu mikurire yawe, mu kuzamuka mu buzima bwawe, cyangwa guhabwa ikuzo, guhabwa sinzi ukuntu abivuga, gushirwa hejuru. Amen. Ngo azanyambaza nanjye mwitabe. Imana irabimenya ko tuyambaza. Ngo nzabana nawe mu makuba no mu byago. Imana irabimenya ko turi mu makuba no mu byago, kandi ikaduha promesse, ikaduha isezerano ko izabana natwe. Sinzi wowe urimo kureba, wenda uri mu byago n'amakuba koko, nawe ubwawe ukabireba ukariruka ukavuga nyarimwo, n'abakureba bakavuga ko kuri mu makuba no mu byago. Ariko Uwiteka ivuze ngo muri ayo nyine, hagati y'ayo makuba n'ibyago nzabana nawe. We gucika intege, ahubwo guma mu rwihisho. Ndakwibutsa kutaruvamwo, uhamemwo, kuko muri ibyo byago Uwiteka ari kumwe nawe. Uwiteka ari kumwe nawe. Ngo muzaca mu muriro ariko ntabwo muzaca mu mazi ariko ntabwo azabarenge, ntabwo uzarengerwa. Ngo ibigeragezo bizaza ariko Uwiteka azaducira iki? Akanzu. Ni byinshi. Imana irabizi ko tugira amakuba n'ibyago,
ngo ariko ngo azabana natwe, ngo nitwemera kuguma hehe muri rwa rwisho. Byose niho bihagaze, byose bishingiye kuri rwa rwisho. Ntuzatangara umuntu aba mu byago n'amakuba ahita ava mu rwihisho, kubera ko yavuye hahandi, yavuye muri bya byizero, yavuye ku cy'Imana imuvugaho. Amen. Ngo nzabana nawe, ngo nzamukiza muhe icyubahiro, ngo nzamuha uburame kandi nzamwereka agakiza kanjye. Imana izakuyereka. Kubona agakiza k'Imana ni ubutabazi buturutse ku Mana. Hari igihe ugira ubutabazi buturutse ku Mana ukavuga ahangaha si data wacu yabikoze, si mama unkunda, si umutware wanjye unkunda usengera, si abana banjye nibyariye, ariko ibi biturutse ku Uwiteka, ukabimenya n'abakuze bakamenya yuko wabonye agakiza k'Imana. Ibyo bihe bibaho, ariko byose bishingiye kuba mu bwisho bw'Isumba byose. Uyu munsi ndakwifuriza, nanjye nifuriza gusubira kutabura Imana kubaza ngo urihe muri iyi minsi. Aho niba uvuye mu rwihisho ujyanywe n'ibihe bibi, ibyago n'amakuba ntibyakuvanye mu rwihisho, ubwo ntiwaretse guhama kubera intege nke zawe, kubera gusubira inyuma. Imana ngo ibaze uwo mugabo ngo urihe. Imana irakubaza ngo urihe wa mama we, urihe wa mukobwa we, urihe ko yakubuze. Garuka mu gihugu. Ngo umwana w'ikirara yagiye arangiza ibyo arabyangiza, ngo ashayishe ubutunzi bwe, ariko agaruka kuri data. Uyu munsi data aragutegereje, akubera igihome kukingira, akubera urwihisho. Imiyaga izaza, ibyago bizaza, ariko uba mu bwisho bw'Isumba byose azahama, ngo kandi yambaze Uwiteka nawe amwumve. Reka dusenge. Zaburi yongere tubere impamba, tubere ifunguro ry'iki gihe turimo. Uwiteka Imana, urakoze kubwo kongera kutwibutsa ko ari urwihisho dufite. Twagira urwihisho rw'amafaranga agashira, twagira urwihisho rw'ahantu heza bikarangira, ariko niyo urwihisho uyu munsi tugarutseho Mana. Ndagaruye umutima wanjye, ngaruye umutima w'umwana wawe kubwira ijambo Mana. Bavuze ngo tuzabeshwaho n'umutima w'ubugingo. Uyu munsi Mana, reka uyu mugati ugende n'imbaraga z'Umwuka Wera utubemo. Umuntu wawe ntagatakare kubwira ijambo, akugarukeho, umwibutse kuri kumwe nawe mu byago n'amakuba, umwibutse ko akwambaza ukamwumva. Hari igihe Mana tuba mu byago tukagira ngo nturi kutumva, tukagira ngo imiyaga ntuyirimwo, tukagira ngo zamugiga n'ibyorezo, ibyago bigasa n'ibiteye mu mahema yacu, ariko Mana wavuze ngo ntabwo bizegera ihema ryacu. Twizeye icyo uvuze Mwami. Uyu munsi utubabariye kujya kure yawe, tugarura imitima yacu Mana muri rwa rwihisho. Turasaba imbaraga ziduhamisha. Mwuka Wera, ngwino uhamishe abasore n'abakobwa bawe, ngwino uhamishe abagore n'abapapa, ngwino uhamishe uyu muntu turi gusangira kuri aya meza Mwami. Mwuka Wera, urakoze kumufasha mwiza, dushobozwa byose nawe duha imbaraga. Izina ryawe ryubahwe Mana. Turagushimiye kuko ugiye gukora ibikomeye, kandi tuzabona agakiza kawe. Izina ryawe ryubahwe n'iteka ryose. Amen. Imana iduhane umugisha nawe ubutaha. Amen. Ntiyongere kubura.